ntabwo wamera nka Kate kuko Kate ubona ushobora gusanga nawe afite ibindi bintu inyuma umenye utakwifuza kumera nka ngendo rw'ubucuruzi ntabwo rwari rworoshye na gato. Kate Bashabe izina ryamaze kuba ikimenye bose mu gihugu cy'u Rwanda biturutse ku bikorwa byivugira byanditse ku izina ry'umunyarwandakazi w'imyaka 34 y'amavuko. Ugira umwe mu bari bakunzwe cyane mu kumbuga nkoranyambaga, akaba n'umwe mu banyarwandakazi bafite agatubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Muri mwaka wa 2025 umutungo wa Kate Bashabe ubarwa agaciro ka miliyoni 5 z'amadolari. Izi ni miliyari zisaga 7 z'amafaranga y'amanyarwanda. Ibirenze ku kuba aba mu nyubako ye iherereye ku musozi wa Rebero mu mujyi wa Kigali, anafite imodoka iri mu bwoko bwa BMW X6. Reka tuvuge kuri uyu munyarwandakazi wigarura imitima y'abasore batagira ingano bitewe n'ikimero cye. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku bisubizo by'ibibazo abafana be benshi bajyaga bibaza ku buzima bwe bwite. Ni ukuvuga ibanga akoresha ngo ase neza, uburyo yinje muri business, ubuzima bwe mu rukundo n'ibindi byihariye kuri we. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi. Bahaye ikaze. Mu mwaka wa 2010 nibwo izina Kate Bashabe ryatangiye kumenyekana ubwo yegukanaga ikamba ry'ubwiza ryari ryateguwe na MTN Rwanda mu gihe yiteguraga kujya guhatana ku cyiciro cya nyuma cya Miss Rwanda. Si wari uherereye muri Kenya yakoze impanuka, biba ngombwa ko Bashabe amusangayo ibyo kujya guhatana mu cyiciro cya nyuma nibya bigikunze. Kuva icyo gihe Bashabe yatangiye ibikorwa by'ubucuruzi butandukanye kugeza mu mwaka wa 2013 ubwo yatangizaga inzu ye y'imideli yise Kabash Fashion House. Reka noneho twumve uko yasubije ibibazo abafana bibaza. Ikibazo cya mbere, Kate Bashabe ni muntu ki? Ukunda kwibwira umuntu Kate umukobwa usanzwe ukunda abantu, ugira umutima mwiza, uhora yisekera. Ikibazo cya kabiri, Kate Bashabe akunda gukora iki atari mu kazi? Nkunda kumva umuziki igihe cyose, mu modoka yanjye, mu rugo mba ndi kumva music, ndakorera movies, nkunda no gusabana n'inshuti zanjye. Ikibazo cya gatatu, nk'umunyamideli wabigize umwuga, Kate Bashabe akunda kwambara iyihe myambaro? Kwambara mu by'ukuri nta kubeshya, yewe ntafite fete cyangwa ikirori gisaba nka event mangiye musaba kwambara neza. Niyambara bisanzwe abapantaro, amapantaro n'amatop. Ikibazo cya kane, Kate Bashabe akoresha make-up ku kigero kingana gute? Make-up wapi, ndaga ari ibintu byanjye mu minsi isanzwe n'ubakaho Jean Revelation n'agatiro nuko nari nzi ko nje kuri kamera. Ikibazo cya gatanu, urugendo rwa Kate Bashabe mu bucuruzi rwari rumeze rute? Urugendo rw'ubucuruzi ntabwo rwari rworoshye na gato. Muri 2013 2012 birangira muri 2013 niho nafunguye gutya iduka, ndavuga ati nzaya nishura rent inshuro. Ikibazo cya gatandatu, ni izihe inzozi Kate Bashabe yari afite? Ni ukugira brand yanjye kandi nabitangiye already, mfite na website ubungubu dushobora gucura, umuntu ashobora kugura ikintu kuri online akacyoherezwa ahari. Ikibazo cya karindwi, ni gute ahuza ubucuruzi bwe n'ubundi bushabitsi? Ariko hari n'ibindi nkora bitari imyenda, ari nk'abantu natangiye gukorana nabo ibintu by'ubuhinzi, ubworozi, ibintu bya real estate. Ikibazo cya munani, abaye hate mu rukundo? Umukunzi wanjye byo ni ibintu biri private cyane, ko ntabwo ndi wa muntu ukunda umunsi na postinze uyu. Rero ikintu mpotesha cyane ni ikintu cy'umuntu dukundana. Umuntu dukundana ni umuntu ugenza mwerekanira nuko mba ndishwa ko uyu ni wewe, hari ubukwe se, hari impeta se. Ikibazo cya 9, ni izihe nama Kate Bashabe agira urubyiruko? Ntabwo wamera nka Kate kuko Kate ubona ushobora gusanga nawe afite ibindi bintu inyuma umenye utakwifuza kumera nkawe, ahubwo wowe ba wowe uwe noneho uharanire kuba wowe urusha Kate. Ibi ni ibisubizo yagiye atanga bigiye bitandukanye, nyamara uyu nguyu uretse ibisubizo nk'ibi yatanze ni n'umufana ukomeye cyane mu bijyanye na football, dore yuko ikipe akunda cyane ari Liverpool igakurikirwa na Arsenal.
rimwe na rimwe uyu munyarwandakazi yurira indege akajya gukurikira imikino ikomeye irimo n'iya Liverpool cyangwa se n'iya Arsenal.